ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Akayongoyongo Kayongobezi, wanditswe na Niyonteze Fiacre, nonosorwa n'itorero Indamutsa. Nta gahinda kaba nko kubona uwo wihebeye ukamukunda urungana imvura, yasaze yasizoye ngo arashaka gatanya kandi nta kintu na kimwe yakuburanye. Ese ubupfura bwagiye? Ntibikwiye rwose ko uhemukira umuntu mwagiranye igihango akagusasira akagusegura akaguha n'ibye byose. Niko se wantatiwe kurutishije wagukunze iby'iyi si, bimwe biza tubireba bikanashira tubireba. Aho nturimo kwiruka inyuma y'umuyaga. Niba uri umugabo biziririze, witatira urukundo igihango kitazagusama. Dukurikira umukino. Ariko se kuko sheri wanjye akakanyugiza hanga ko gushaka kugenda igikobwa. Igikobwa cyiza ariko ngiye mfumata ubwo di shabwije gata ahubwo reka nsubire mu rugo. Sharika njye konsa umwana none umukecuru aranyiyunguza shanatinze rwose. Ujya homora yewe umukecuru usara gutwara iki mva aranyica. Reka kakanya umugore wanjye adahari tugakoresha neza twisanzure. Ibyo rero kubera ko banambwiye ko umugore wawe atari hafi aha nanisanzuye. Oya reka tuvuyarara ariko urumva kubusa na sadahari dufite uburenganzira bwo gukora icyo dushaka cyose tukidagadura. Ngaba yagiye no mu masengesho da. Ese ubundi bakwirariye sheri. Erega ndakwishyura neza amafaranga ntabwo ari ikibuze kwa gatashye. Oya nawe da. Shaka ushaka kungira igihomora kandi rwose ngiye suko nteye gataha. Arewe ariko rwose none uzamuko karana uriya mwana wabyaye indaye wayinyoye mu mazi cyangwa ugiye kubaka wawe ndi wavuze ngo yicaye ku ntebe ya simuteri inda. Akobwa twabyaye ariko ntimukaducira imanza. Oya ntabwo ari uguca imanza. Nubwo nagize umwaka nkabyarira mu rugo njye ntabwo ndi ndagata ko sinaga ku muhanda. Njye ndyamana n'umugabo umwe turimo gukundana gusa apfa kuba nyera kuri cash. Cyakora uzamuko uracyafite n'agatima da. Nukuri rwose ngiwe ndana kwikundira. Uranabizi nako tuganira byinshi. Burari n'amabanga yanjye menshi uz'umugore wajya atagira. Reka da. Kera ni nyirabura wowe nzanagukiza. Ega ngenda gukunda gata. Ntukagire ngo na amafaranga gusa mangukurikiyeho. Ariko rwose ukuntu ukunda kumbwira ngo uzanyize. Ni mama y'Imana nzagukiza pe. Wowe ujye ukomeza umfate neza keretse niwirangara. Urangiye gatashye nzi no kurinda isezerano. Yego. Nkuko nabikubwiye diriyo kwa Festina nicamo. Usamenye ko wakize kabaye. Uzaba wakize. Ahubwo se wigeze he? Umugore wawe se nanubu ntaremera ko mujye gusaba gatanya ubundi nyine ujye kwibanira na cya kigega wanyeretse ku mafoto. Kananijije. Mbega igikobwa cy'ikidumbari giteye nabi we. Wajya ngo ni igicupa gicuritse ariko gifite amafaranga. Gifite inote kiriya ni igikire. Irakubwiza n'amafaranga kenshi nibitura mu nzira. Kahurira nawe ukuntu uri rwiza sha. Iyo nzobe yawe ukuntu uterura nk'igisabo ariko amafaranga ashwe agera kwisha wagira ngo murazirana. Sha aho urankomye pe. Ewe akomani umuntu azabona kubicara gute koko. Rero humurika amafaranga ninda kuyabona kandi ninyabona nzayagusukaho ugenda uyarya uvuye yararibuno rigeririya. Reka nkubwire udashaka ntushaka amafaranga. Aha zaguha amafaranga ugenda ukire aho nibereye ahanga. Nibyo se abuse namara gufatisha Vestina atangiye kuvuyarara mu bifaranga bye ntuzanyibagirwa. Ngiye nkwibagirwa. Ubu uzongera kunyikoza gataha. Kada uru wangiye ibihe byose uzamukunda mwiza.
kandi pe urabizi nifatisha Vestina neza nkabona niciye muri kiriya kiduka cy'igicuruza ibikoresho by'ubwiza nyeretse ku mafoto nzahita nkugira ibiro byanjye bya kabiri. uravugisha ukuri ni ukuri kw'Imana ngiwe Gatashya mwene Sentashya sinjya mbere nubona bibaye do uzamenye ko tuzahita twimukana Muhanga keretse ni witesha ayo mahirwe uko nyirengagiza. sinakwitesha ayo mahirwe ashagata ko ndagukunda burya ariko uzi uri bogari Gata oyasi none uzaba ufite n'amafaranga umva iyo diro nicamo nta kintu azagukorera pe icyo uzansaba cyose nzakigukorera ariko turyane muri ibyo faranga by'iyo nyeco ngaho ngero nsome kwita amasha ni mbasa ahubwo erega ni wowe wanje ngaho sinyegera di nyekinyekira narariye ubwo nivugisha ndenda gupfa ndenda guhana ariko avuye nyiri kitashagata ariko mubashye toka satani yuko umugabo sebo kuki ntaye ubwenge we nushaka usare wiruke ikibazo cyo Imana ishobora sara byose wiruka ariko Gata kumbe ntiwari wanakinze nkinga iki si wanjye Gata ntiwari wambwiye ko umugore wawe adahari oya tuza mwana tuza wowe ndarota cyangwa ibintu bikirimo koko icyo utabona ni iki icyo utabona ni ikira wanshize agambashize ivuga we Yesu we uza nkora ikigo ku mana yanjye ndayamuburire bwanjye we ndayamuburire bwanjye mana yanjye we umva agakobwa we yose basa ntiwibeshye ngo umukorana ahita ahujwe uwo mutwe nkawumera winyorosora wanshinze oya humura ntacyo bashiriye niyo shoka wandaya umva ubwo usanga we ngiye kufotora mbani kandi ndakubita umuntu bishyira hasi wakaraye we bashaka kuntwara umugabo ngiye kugukorera ibyo bapaka wanshinze we akumena harakomeza akokobita amenye sura yagira ko ari n'imivunde wabuvunderewe Gatashya nta mikino ngira ujye ujya gushinga ku bandi wanshinze y'indayambiwe ngiye kugukubita ziguseme ngiye uracyara wavuye mu buyobe koko mana we ngo ubuyobe niko Susana Satani we igihe nakubwiriye ko nashaka kubana nawe ntigihagije ubu noneho nizere ko ngiye ari impamvu ifatika kugaragaza ko nashaka kubana nawe Gatanyura y'Imana ntayuma ko rutavuga se banyashwa ntizimbaraga rwose ariko Gata kuki utambwiye nkubwira iki asi wanjye burya bwose wabikoze ubizi neza ko umugore wawe ari budufate wankoresheje muri uyu mwanda hejuru y'ubufaranga bw'ubusabusa Gata amafaranga yanjye ni ingendere se ariko se humura baka kagoryi niko kagukanze nongere ngakubita ubirebe ujwe burera uzamuka ikibazo si amafaranga erega umuntu reka amafaranga nkwishyuranya kubekane yakubekane ubundi turara nijoro bye turayitubitesha oya ngwiki kandi none nushaka induru ujye uyiha umunwa y'iri joro turarane nyine ukora iki Gata Mukasine we umwana w'iwacu uranyizwa n'iki mukasi umva ngwino nsuka tunaganira sha tumva umuntu uri kundya rwose mana we mukasi uranyizwa n'iki Resti niyiziye rwose nanjye ko mfite amatwi yo kumvara umva ibaba we mbonye abakiriya bagabanutse ndavuga ni ahangaha ntabwo uri bunkire reka ngo uhamagare ubunyisukira ubundi ngo amakuru sha nashyushye we mukasi asa wowe kuko nawe udashabuka uri kundeba gusa nashyushye nasaze nanjye muri salo nari nabuze abakiriya rero nari nicaye ndimo gupfa ubusa gusa saha nkuye ahubwo nako Vestina we sha ngaho rero nkubita inkuru z'uwo musheri wawe uva Vestina rwose ubonye umugabo dusize turimo gutaranuka twenyine umva wabimenye we mana yanjye mukasi ubu se ndabihera he ndavuga iki umva reka twicare ubanza unsuke ubundi nkubwire si kugusuka ushaka sha ndagufinyora neza reka nkubwire mana we sha mukasi none
uru rukundo rwo ndimo n'urwa nyuma pe kuko umva Gatashya we ntiyancika ngomba gukora uko nshoboye tukabana kuko ndamukunda kandi bigaragara nawe arankunda pe. sha Vesti ni ukuri nishimiye ko Imana yagushumbishije umukunzi wishimiye cyapimake mwakundanaga cyagufataga nabi cyane nicyo kizanye gute kirangije kiranakwanga sha nyuma y'imyaka 4 yose mukundana. reka mbwira mukase uriya mutindi yaramemukiye pe kumwikuramo byarangoye rwose. Pimake dukundana imyaka 4 yose mutegereze njye kubona mbona nyohereje invitation intumira ngo agiye gukora ubukwe n'undi mukobwa we. ntawe utababara sha Vesti ariko byahise reka tubireke si wowe se n'undi ahubwo nyihera amakuru agezweho akoka ubundi ibyo nibyo nshaka. ngaho mbwira ukuntu urukundo rwongeye kukwegura rero. ubundi ibyo nibyo nashakaga werekane n'uriya mutindi. umva nkubwire urukundo ruza nk'icyorezo sha njye mfite gahunda ya hafi. ngambwira ubwire mukase nutagira vuba ahubwo umva iwacu mu cyaro niho uzasigara uri icuro ry'imigani wenyine bazajya bakwita rumarinkwi umva ntushaka gufatirane mwana wama. none se ko abagabo babuze ni ugutegereza n'ihanganye nyine ubwo nanjye igihe cyanjye kizagera. sha igihe cyawe kizagera sheri wiki hebo umva ngiye kubacika rwose ku myaka yanjye 35 ubu nta mikino mukasi ndabona ko washyushye pe muranyira se ntigomba kunsanga nkiri ingaragu rwose. ubu nashyize agapira hasi naremeye nkundana n'umusore ndotasha. iryo sura muruta we umurusha imyaka ingahe? nari mbizi ko urahita wikaga. shanda muruta pe murusha imyaka 5 yose. kuko mwana wabuze se cyane ubwo afite 30 mbega uruhinja. umva iriyo rwose nose uragira ngo nshake igisasa rukukuri gisusumira kizajya gisinzira no ku biryo we. genda kinyamafuti kandi mukasine n'isoni zawe mbona wowe ntazi. ariko rero we biteye ubwoba siki reka nkugire inama. ndakumva uwo Gatashya ntuzamwirekurire mbere yuko musezerana mu kabana. Pimake kwanga ntiwibuka ukuntu wabirwaye sha umva ibyo nyanga numvishe meze nk'umugore wawe gatanya neza pe. umva ibyo bya Pimake tunabireke rwose. nari naranihenze cyari kibi nuko cyari gifite inoti gusa. egera hino ahubwo mwereke umva buretse ibyo gusuka mwereke hano umuhungu sha reba ahubwo do reba muri telefone neza. umva sha ongera urumuri nirebere neza buretse mwereke ndabizi nawe abatsi kwisushyuha reba Gatashya wanjye sha n'uyu nguyu wamubonye umva njyewe ndashaka kumpereza telefone nkareba neza. akira upfa kureba gusa ariko nta kindi gusaba. wamubonye ibogari yanjye mbega ibogari mbega umusore mwiza we wamubonye reka nongende uyu musore uzamuheza wamubonye ubu ntabwo ukurikiye amafaranga Vesti wabonye ko Imana igutindije nagutegera. ubu ni urukundo gusa. uba mubwira mukasi ibyo biveho kuba yankurikiyeho byo ntabwo byabura kameme nawe urabyumva. ariko nyine icyangombwa nuko azankunda akanyubaha akanambyarira abana beza kandi mu gihe tumaranye sha umva kuri rwose ngiye mbona ntari birya. ariko Vesti nawe aretse kwizera cyane haracyari karesha ibya kare bireke. none se akora iki we? akora iki mbabwira uyu nguyu ni umushoferi. ni umushoferi nari mbizi kuri bwikange umva ajya ntwara iyo nagiye kurangura i Kigali. urabona nyine kubera ko mperutse kugura imodoka vuba sinatinyuka gutwara mu mihanda ya Kigali. ubu rero Gatashya wanjye duhurira ku giti cy'inyoni akantwara Kigali yose. yewe ga Vestine Vestine uvuye ku mucuruzi Pimake none ugeze ku mushoferi. rekana n'uwo mucuruzi di. ubu nta mwanya dufite wo gucagura abagabo rwose mukasi turimo kuva ku isoko nyamara kandi wa mukobwa we nakubwira iki nutinda muri ayo uzahera kwishyiga burundu. none se no gupfa gufata we ako si ugupfa gufata ufata ibiki ariko
ibyo tubyihorere ma nakubwira iki ndagwino nyisukira umva nsuka nitegure sheri waje unsuke neza mukasine ahangaho ntabwo uri buze kunkira ejo shazaza kunsura harya nari nabikubwiye ko navuze menshi kada ntibyumvise ubu ntumbwire ko ntabivuze ubu gatashya azaba ari hano ejo rero uva nashyushye ejo azaze wanjye washyushye gusa se ko wanatokombe ariko mugazi babarira uva mubwire rero ndashaka ko azasanga ndi ku mico umva ku buryo azandeba kumva yamira bunguri nawe urabyumva cyangwa ruri igisozi wa mukobwa we shanashyushye mukasi reka nkuzuke vuba unyihere kuri ibyo biceri da nari nifitiye n'ubukene ahubwo se we ndakumva ntukeneye no gukoresha inzara yego komana nanjye uririrwa ubaza ariko ni gute utinyuka kwinjira hano udakomanze ndavuze ngo sohoka mva imbere utambihiriza umunsi ukarantera umwaka ukanifitiye urugendo ariko se koko wanyirukanye mu cyumba cyacu burundu pe kuki ubwo yandaye imaze kugenda basireka nanjye atoka wewe ndavuze ngo mva imbere kuko sinkigukunda urumva kandi ikigomba gukora urakizi kikizi wingora mbabarira umpe gatanya ntabwo ndimo kugusaba ibintu birenze ibyo bintu urumva birenze ko rimwe muba mwiterana n'ibibazo bya Yesu ariko koko gata waretse kunsaba bidashoboka ibiki bidashoboka ariko ibiki bidashoboka nubwo ejo nagusanganye n'indayo ukanayirarana ukayinsimbuza mu cyumba cyacu nukuri sinzadoka kugukunda kuko mfite isezerano ngoki mfite isezerano isezerano iseri nukuri rirahari oya kuba waraye mu cyumba cy'abashyitsi ubanza byakuryoheye ahari uwo muri uragumayo pe ariko amarira ye ariko gata uzi ko murezi bagufunga ngoki ucinye mu mwashakanye ntuzi ko bihanirwa n'amategeko wabujijwe n'iki se kutagiye kundeka kuri sinzigera nshyira amabanga y'urugo rwacu hanze ntubere akagoryi rero ndi imfubyi ntawe mfite ntakira n'amarene wanjye agira amagambo ntacyo nakurirwa mubwira njyewe ibyanjye nzajya mbyimenyera hamwe n'Imana yanjye ariko cyakora uri akagoryi pe mugore uri akagoryi reka numvaga wahanitse wasinze reka watwiburiza n'amahoro kwari kugira ngo ntumbe ibyo mwarayemo gusa nizere ko byose bizashira gata bike si kwambaye ko tugiye mu bukwe shere nukuri wambaye neza gasherera amenyo kwambara neza kwanjye se bikureba wiki nukuri wambaye neza winjijisha ahubwo mbwira shere wambaye neza pe mbwira wemeye ko tujya mu rukiko gusaba gatanya twicare tubiganireho cyangwa wamara amajwi yemeje kuba nyirandarwemeye unkwere kuko intama zambara mbwira sine dayimoni yaduteye koko dayimoni amadayimoni arera ugereranyije nawe ko dayimoni yateye hano ni wowe nta dayimoni kuruta wowe umva rero usa na satani we usa na satani uranyumva ko wirabura kurusha icyaha wiza kurira muri iki cyumba ngewe gatashya nta biganiro ngirana nawe sinzi n'impamvu warinze ku mategeko naguhaye nimugoroba nakubwiye ngo iki mwirukana sinagutegetse ko utagomba kugaruka muri iki cyumba kuki utumva wanjijiwe gata nukuri wari ukomeje se uriya wari ukomeje nukuri gata nitwatandukana pe kuki ndakukunda cyane nagusanze ngukunda rwose urabizi kandi wambwiraga ko nkunda bihebuje ese wabigiriye bazi ko ngutwitiye kandi nkaba nkuri ukaraga umva nkubwire washyano we nubwo inka zabika cyangwa zigateteza inkoko nazo zikabira sinakugaruramo hano ariko ngo urankunda cyane we unkunda se unkundamo iki wamutindi w'umweho umva
uwo mwana uzamubyare we nzamubera se ntacyo ariko wowe mana yanjye kuko ntuzi ko twasezeranye imbere y'Imana ko tuzatandukanwa n'urupfu usigaye unanuka rwose icyo Imana yifatanirije ntawe ushobora ahe sohokera mu cyumba wowe ndabona ushaka kuzasohokamo hano ahari uri umurambo nibyo ushaka kuko tuje tukabana mugabo mwiza ubana nande reba nta n'umwaka turamarana none urugo ruratunaniye koko iki kuko turapfa iki wumva nkwibutse icyo dupfa wowe niba warabyibagiye umva ko urugutura nk'ubwira icya mbere wowe uri umukene uri umutindi uri umweho butike naje ngukurikiyeho yarahombye mu minsi mike turaba dutangiye no kubura yo kwishyura inzu sinakomeza kubana nawe gatashya simbana n'abatindi urabizi ko mu byatumye butike ihomba ariko nakwemo amafaranga yo gukora ubukwe na nyuma y'ubukwe nkakura amande nyine nkakuguriramo moto ceceka hose nyine siba aho ngaho ubundi mba muntu utananyuba mfata nk'umwanda genda uri umwanda muri uru rugo washya n'ubu ariko ndakubaha gatashya mwiza mugabo wanjye uranyubaha di ndakubaha pe niba unyubaha se ko nagusabye kungurira imodoka ngo njye ntwara abakire bagenzi banjye urebe nkunganire nguhe amafaranga witeze imbere muri iyo butike yawe ntiwabyanze ntuhitiyemo kungurira moto niho ubera injiji n'akaburyo urabizi neza ko wansabye ibyo ntashobora gata ibyo udashobora se n'ibiki nari kukugurira imodoka ngakureye amafaranga urabizi nyuma y'ubukwe butike yanjye ibintu byose byashizemo kuko nakwemo amafaranga menshi tuyakoresha ubukwe uzi kuko urabyibagiwe gata umva rero nkubwirana nakwibutse ndakubwira sheri ngabo mwiza rwose ndambiwe izo nyuro zawe 1 2 3 buri kanya uburirimba ngo amafaranga yagiye mu bukwe iyo ndirimbo ndayihaza ariko niko kuri icyana bihuhuye nuko watumye ngura moto umbeshya ngo wemeye kuzayitwara nkuko nyuma nyine nayigura ukayihera akadugara ngo ayitwara ajya kuverisa nanze akasuzuguro nyakadugara nyine singiye gusubira mu muhanda kwirirwa mpesa akagongo kuri moto akazi k'ubumotari nagakoze nkigera i Kigali ntarisobanukirwa buri runarisobanukiwe urumva akomana ariko guhita akagongo kuri moto ariko nkubaze gata ubundi aya kuverisa yashyiraye kudahaha uko nta kintu na kimwe ugura muri uru rugo urongeye ukanarenga ukaza gufata amafaranga muri butike urongeye nako nabonye yishyura indaya ubwo yandi yajyana mu nzoga nanjye ndabazoza sinumva uhazi se ubundi ku cyumba z'ubusa mana yanjye koko agata uwanze no gukomeza gukora akazi k'ubushoferi wakoraga pe ngese ndi umutindi nkawe kumpima ahubwo kamereze ibi bintu naya arasobanutse ariko amaherezo arasobanutse rwose emera tujyane mu rukiko dusabe gatanye dutandukane ayo niyo maherezo y'izi ntambara twirirwamo zidashira uzi ko nakerewe ubu se ndagera i Muhanga ryari Imana yanjye mva se nyine ese mva imbere sohoke nkinge uzamukunda kingura wose ni kingura ubuzima wikumva numva ushaka nk'ukuna urugi nk'ubu wajya ukomanga gake umwana ibere yewe kuko nta kindi kirimo kumuriza n'inzara ariko rero nawe mama n'ubu nshakira amahoro pe reka nze nkingure narakwiyamye gutesha umwuzukuru wanjye agaciro ni umwana si uruzingo urabyumva neza ngahora niki fatwa ibere se nyina nikito wanjye ngaho uceceka se nyine
ngiye mama reka nanakubwiza ukuri ngiye gukunda uyu mwana bizangora pe iyo nubitse ko prince yanenda akanyakana kikanagenda cyogapfa nkaba nazi niyo yagiye mba numva oya ntukanga umwana mukobwa wanjye umwana ni umugisha uyu we ni umwaka gezaho ndebera disi ukuntu kagutomera kari gakumbuye konka kandi kari gashonje pe ariko ubanza kanarwaye kuko ejo nimugoroba kanza amata rwose nawe ntushakira amahoro pe ubu kuko numvise ko ntacyo mu kanya mu gitondo ariko rwose Nikita yari ashonje pe yabyutse arira antesha umutwe ariko se uzamukunda mwana wanjye koko pe wararebye mu mirimo yose ibaho ku isi usanga nta wundi washobora tsubura mama ndakwiyamye w'indamukira ndakwiyamye ntunshingeho aha uwanyirigira nasigariye kubona pe uzanabona rubi none se mukobwa wa kubona ugenda ukirirwa uyu munsi wose ukarara n'amajoro ukaza mu rukerera uba wumva amaherezo yawe ari ayahe koko nk'umwari w'u Rwanda urambaza amaherezo yanjye se yawe urayaze aha yego baba nyamara iyo ubukumi bukwanze ufubika itako gifubika iryawe mama ni wowe bwanze urashaje rwose njye ndacyari muto nawe niho ugana uri hafi kugira 30 rwose uzamukunda mukobwa wanjye amahitamo wahisemo ni mabi pe kwirirwa wambaye ubusa biruka mu bagabo ugurisha ibyo utaranguye bizagukobora pe urandika ku mazi mama nirirwa bivuna rwose uyu mwana aho yavuye no hagomba kuva imutunga kuko isi yaramwihakanye ego ko wanyirigira we cyo kora wakujeho wari umaguje nk'ubuzutu bw'ihene wa mukobwa we ariko niko kuri none uragira ngo mutungishe iki ahubwo se uragira ngo we n'abarumuna banjye mubeho mute muri iyi Kigali kubizi neza ko ushaje nta karimo wakwishoborera ntatanze amagara yanjye y'ubukode yavaye ibyo kurya se byo byavaye mukobwa wanjye ubwo ko wagiye mu busambanyi kubera twe ubwo ni urwitwazo wari gushaka ikindi wakora nibura se shaka umugabo ari kuve mu buzima nk'ubu ngubu uraseka ikizi mama ngo umugabo nyine ntawe nkeneye abagabo muri iyi minsi n'imbwa mama ntukabambwira ubu se wanenda Nikita akanyakana ntiyari umugabo uwo ni wiyuvuze nyine naho abagabo nyabagabo nabo baracyariho mukobwa wa mama cyakora ningwa ku kigabo gifite ifaranga nzashaka pe naho ingegera ziri hano hanze mpora nazo ntacyo twavugana cyokora we n'ifaranga rwarahize pe ni rwose ariko wakurikije nde ko ntateye ni ariko se koko ubu amaherezo yawe ni ayahe mukobwa wanjye amasaziro yawe se ni ayahe kubona ukabakaba imyaka 30 ndakumva sheri nani wanjye rero twahageze gaseri ziri zigura 20 na bingahe nawe ni karibu basi rero muri sari wanjye na kwiwacu iwacu sha siko mbona uri gutangara cyane bana yanjye umva natangaye rwose oya nta kidasanzwe shari wanga ni nziza ariko kwa Veste na sheri wanjye ho niheza bituma oya se mbega televiziyo uziko uru televiziyo rungana n'ubwo tujya turebera umupira mu kabari mu Giporoso oya shari nawe wikabya mbega intebe we wagira ngo ni ngombwa ni ibintu by'ibiyobozi bikomeye oya shari uziko uri umunere isoni mbega ukuntu zinepa we mbega inzu ibi nawe ni ibyawe byose sheri bana isi nijoro nabanje gutangara nkibona ukuntu iduka ryawe rishwetse no hejuru oya se ariko noneho mbega inzu utuyemo we mbega saro oya sheri rekeraho ni ukuri reka gukabya ubu se kuko watangajwe n'izi kandi byose nawe bikwereka kuri telefone amafoto y'inzu n'ayaririya duka yose narayakohereje kuri telefone rwose sinzi impamvu utangaye hariya yari amafoto ibyo niboneye n'amaso yanjye bana y'isi bana ya koko yesu nakibyaye byose ni ukuri nako gatashya waje nagukundiye ko nta kinyoma ugira oya ikinyoma ni ikibishere kandi buriya nanjye gatashya buriya ndi umugabo ukunda ukuri mana nanjye niba hari umuntu nanga umuntu mbeshya gata
rwose njya kugukunda nabanje nagenzura nsanga rwose nawe wanga ikinyuma pe biri mu byo nashingiyeho kugukunda rwose nuko nteye rwose ntabwo wibeshye ni mama yamugushe uwo nguwo niwe gatashya yego sha njye ndi umugabo w'ijambo umugabo ukunda ukuri umugabo urinda isezerano uko ndi imbogare gutya ni nako ubupfura bungana ndagukunda gatashya wanjye njwi gataha nyine nako ngaho urumva nyine uvuga n'isoni nyine tuganiriye niryamiriye nk'icyo gituza cyawe iki gituza ubwo urumva narakwihaye igituza ndagisigaza reka nta mpamvu yuko byagutera isoni ryamye mu rwose ni icyawe mukunzi mwiza iki ni wowe cyarebeye rwose bebe urakoze sheri wanjye umva iki gituza ureba ni diva nziza naguteguriye nepa cyane uzajya uryama mukumvura bimvi ryama mugubwe neza Vestine nkaba nibebizi nkaba nk'akana gato mu gituza cyawe uretse rega mukiri ryabiboneza nyegera neza icyunzi cyo kubera keya zawe ndasubira bwana pe yababuye umva ku myaka 35 yanjye haragabanuka 5 yose wayagira uti haravaho 10 yose ahubwo nibyo se shasheri ariko uretse ko nta n'uwagukekereye imyaka suko ufite mu maso nk'aba bebe ni umubyibuho wanjye koko umubyibuho reka burangiye nikundira abakobwa nkamwe mufatika oya reka kakandi ushobora kuryamana nako kakazimirira mu mashuka umuntu akakaryamira kagahera umwuka reka n'uwo rwose mbafataho make aba nta kintu naba mfataho ariko ushawugira urwenya sinzicwa n'irungu pe oya ntibikabe irungu kandi nkundana n'ibyanjye byose imana uko niko kuri undi iyo taye yawe urafatika uravugisha ukuri nturi nakiza nta mutima mubi wigirira nta mushiha ngatarekeraho pe mbese nkunda uko uteye pe imbere n'inyuma kandi rwose ngiye narabikubwiye sinzigera na rimwe ngusaba guhinduka ubwo nujya mu byo kwihindura uko uteye gatashya si uwo mukobwa nakunze sinshidikanya ko ari we Imana yangeneye gataha rwose naterwaga ipfunwe n'umubyibuho wanjye ngahora nsaba Imana ngo izampuze n'umugabo utazansaba guhinduka pe none ndamubonye oya humura ndagukunda sheri wanjye nzagutetesha ngo utoneshe mwite bebe oya wowe uteta nk'akabebe kanjye mama we maze nzabikunda yego se gatasha iyo murebye mba mbona naraguhenze oya se uri bogari uritonda urankunda uranyubaha oya shashire oya ninjye waguhenze rwose oya sha naraguhenze pe nawe se umushoferi n'umunyemari urumva rwose ngiye mba mbona bintera ibyo bintu simbikunda rwose rwose nako ku bana bishobora no gutinda oya gata ko ngiye kubanza nshaka amafaranga nimbona nk'aya wenda uyerekera aho gata ibyo bintu rwose narabikubujije pe nta bintu bitinda nshaka narabikubwiye sibyo urabizi rwose ndakuze bihagije kandi no mu rukundo narahemukiwe pe narahemukiwe rwose rero si nyine abasore bo kwirirwa bakina nanjye bankomanga ku mabuno oya rwose nta mwanya afite wo gutape muri izo kururu ariko nyine oya ariko nyine rwose nyumva nk'umugabo ko buriya umugabo udafite amafaranga oya rwose pe ntabyo nkumvamo pe ahubwo dore uransuye umenye iwanjye sibyo sheri nanjye ndashaka kugusura nkamenya aho uba ubundi nyine dusure n'imiryango maze dutegure ubukwe kunsura se imiryango imiryango nyine urebye oya nta kibazo rwose sheri wanjye n'ejo mu gitondo ushaka wese oya ariko dusura icyana cyiza kuva twahura n'ujya ungora uranyumva mbivuge gute ukorera mu kuri nta kintu mpisha oya nawe nguhisha iki se sinshidikanya ko ari wowe Imana yangeneye pe nanjye rwose sinshidikanya ko ari wowe rubavu rwanjye mbaye imyaka 30 ntegereje rwose mwiza wanjye
ubwo se nyine ndakumva sheri urebye sheri ngenda umwana mwiza ndabibona uzi ubimbwira ndabibona cyane ko ndi umwana mwiza nyine nako ntitwajya kuganirira mu cyumba cye maze nyine nibyo byo kuba umwana mwiza tukabiganira ariko mbega indoro mwana we mbega icyoroshye urabona ndeba nk'inyana inaniwe erega wivuga menshi iyo ndoro ndeba rwose ivuga menshi kurusha ayo wavugisha umunwa Sebigo ntakubwira ko umugore waroze umukobwa wacu ari uriya mukecuru wa hariya hepfo cyo rero kandi aguma guhambwamba si kandi ugakuye hehe ngo nyakuye he ubanza wicara ushira impumu mfite inyota reka mbanze nkwe ku mazi ndumva umuhogo wumye neza izuba riri hariya hanze riramena imbwa agahanga banza unywe ushira impumu maze umbwire kize cyaka rwose ayiwe cyose none mari ndakumva mugabo nkunda ibyo kuba nyirabunane waroze Vestine wacu bikuye hehe wa mugore we ngo iki ubyeretswe siramu misa ya gatatu uvuyemo se ko mbona utabyumva ko mbizi ko mu idini ryacu kwerekwa bitabagamo ubyeretswe hehe ubikuye ngo mbikuye he Sebigo ko namugendeyera ugize ngo wamugendeye mana we wa mugore we ntumbwire kuvuye ngewe iby'imijenje ko nabivuyemo Sebigo nahagurutse njya kubaza rwose ahubwo reka mpamagare Vestine mubwire yirinde uriya murozi wigize inshuti ye ngewe iby'imijenje ko nabivuyemo Sebigo nahagurutse njya kubaza rwose ahubwo reka mpamagare Vestine mubwire yirinde uriya murozi wigize inshuti ye ariko ibi nibikira ibihe se ibi nibiki kuko mwakagira imana ibyo nibiki uvuga mari icyo tumva ni ikizi urananiye ni mpamvu y'imana wa mugore ego mana sinavuye hano nkaja mu misa ya mbere ukambwira ko uraja mu misa ya gatatu none nta nukumbi ahubwo natirimutse naho kugira witeguruje mu misa wifata inzira urabushogoshera wigira mu bapfumu mari iyo nkubwira aho ngiye ntiwari gutuma njyayo Sebigo kubaza bitera kumenya koko ukuri ndakumenye ayowe mari ni mpamvu y'imana urambabaje pe gutwara ikizi uratinyuka ugasiba misa ukaja mu bapfumu Sebigo umpa amahoro rwose imana ntizampanira ko nagiye kuvuza umwana wanjye urumva niko iyo njya mu misa bari kumbwiriramo ko Vestine wacu azira kenda k'imbere umukobwa wa nyirabunani yamutwaye ngaho mbwira ugeze ngo iki wa mugore we ngo umukobwa wa nyirabunani yamutwaye akenda nyine akahe kenda uwuhe ngo uwuhe Mukasine kuva kera kose ndabizi ko Mukasine afitiye Vestine wacu Sharidi kuko amurusha amahirwe ubu rero nawe araho ngo azi ko afite inshuti yo kwivuko babana mu mujyi akaroze gusa mari ndakwiyamye wa mugore we uramenye witandukanye abana b'urungano bakuranye bikundanira kubera ibyo binyoma byawe by'abapfumu ariko mana kuyu urungano kisi ariko baraje basebe insinzi yo gutsinda uwo mukenya yabonetse Vestine wacu arazingurwa rwose ewe ariko mana we shacho koze pe babivuze ukuri iby'abapfu biribwaga n'abapfumu n'impamo y'Imana ese ibyo ni ibiki uwo muganga kuko yakubwiye wa mugore ko niko nawe ameze amababa yakubwiye ibiki reka nkubwire Sebigo ngo umwami uraguza yishubuguza muganga akaba kayambwiye ko umugore utuye munsi y'iwanjye twigeze guhura umunsi umwe tukaganira hanyuma tugakomoza ku bakobwa bacu bagumiwe hanyuma nyine akambwira ngo niba nanjye ngo abakobwa banjye ngo hagumiwe bucura gusa ngo kandi ngo afite amafaranga agerekaho ngo abanjye se ko bagumiwe bakaba barabuze n'akazi kandi barize kaminuza ayo magamba yambwira nabaye nk'agacucu sinayatindaho ariko ubu nasobanukiwe ariko yakubwije ukuri pe n'impamo y'Imana niko se koko wishize mu mwanya gwa nyirabunani
wowe nishyira mu mwanya w'ikizi oya mbwira wowe koko nawe ushyira mu mwanya nk'ugwareka wowe koko urukumva ago magambo utakavuga nyabwira ndi nyamara wagavuga pe ntayo navuga ko kuriya mubyeyi ufite abakobwa 3 bose bize kandi hakaba nta n'umwe ufitemo n'akazi baramaze sibyo ibyongeyeho ukabona bizi ko nta n'umwe muri bo wigeze ushaka wa mugore ntibagashake ubwo urumva ahubwo atari we barogeye bamurogera iki kandi ari we muruzi ariko kuki wameza amababa sebigo ukarwanirira uriya mugore koko nawe si gusobanza yarakurangije di mbabarira da uramenye njyewe sebigori simpatwaga n'ibibi izirimo kibamba ntizikubitwaga n'inkuba nenze utanze si ubundi mari ndakumva mbabarira umbwire kandi umbwize ukuri uwo muteka mutwa mwishyura ngahe mbwira aha reka bikomeza shere wanze kubyuka none nzajya gusorora ngo turi hano mu cyumba reka ntereke hano ku meza sejo ko nherutse ugiye wanigirije ikote ukagenda ntugaruke warayo wirirwa he shere ndabona udashaka kunsubiza da ese ko wanyihoreye akiri isahani y'ikiri rwose ukuntu binaryoshye yesu we arabimenye ni ukuri urangaburira se wowe nkande wa mushenzi we yesu we ananjye ko njye nigeze nkubwira ko nkeneye ibiryo byawe uburyo nyabaki butoryi n'ubushyimbo buri aho ngaho ubundi ninde waguhaye uburenganzira bwo kunyinjirira mu cyumba amaheru urarira amata se urarira amatara kumana kuko ibigeragezo wongeye gusenga ukambwira ngo nzabitsinda ryari kuko mana gata suzukura kawe gusa kuko ibi ni ibiki urimo kunkorera ariko niwe utuma mbigukorera niko kwamubera ikigoryi uranyinjirira mu cyumba witwaje ibiryo njyewe gatashye nigeze ngutuma ibiryo nabigutumye ariko rwose gata nukuri mba n'ubu mpangayikishije guhangayikisha se wowe uri mama nziyo namushyize urumva nakusa na satani we koma nuko usigaye unyita iki cyumba ni icyanjye njyenyine niba ushaka amahoro ntuzongere kugikandagiza yawe mayo majanja ngo n'uburenge sinzakomeza kurara mu cyumba cy'abashyitsi kugeza ryari koko kugeza igihe tuzatandukana uzi kuko ntungirira n'impuhwe nk'umugore wawe ugutwitiye kuko sheri kuko ujya ushaka kumbabaza bigeza uro kugirirwa impuhwe kagore kabi gusa ubwo rero witwaza inda ngo ntere imbabazi ko arantwitiye narakubwiye ngo iyo uzayibyara umwana nzamwemera cyangwa uzanayihora uburizemo ifoke nta kibazo mfite wenda tuvuge ko ngiye agahinda nakamenyereye kuko nk'imfubyi iby'ubupfubyi wowe binkangisha nanjye ndiyo urumva ariko nitunganya agahinda uramaze njye nakavukiyemo ngakuriramo ndetse nanagashakira agapfiriye munsi ubundi gata kuko nk'uyu mwana ntwite uramuhora iki uhora iki kuki umwima urukundo kukindi utayifata neza kuko ngo uyikuyakuye maze umwana wacu azavuka yishimye ariko hari ubanza amatwi yawe afunze nkubwire kangahe nakubwiye ko wowe nta kindi kintu ngo ushaka ikindi kitari gataha ariko ntiwumve ubundi n'ibiki bikuba mu matwi nkubwire nanjye nakubwiye ko ntayo nzaguha ngo nayo nzaguha pe ibyo uzakora byose ntibizadutanya kuko twasezeranye ku bana karamata imana yampaye isezerano ko imihengeri yose ducamo izagera he gatuza rwose tukabana neza zibaho ngaho ariko ubundi warasaze wa mugore we warasaze ndi muzima imana yambwiye ngo nubwo waguye ariko ntizemera ko satana kagwe ku gasi ariko nawe ninde waguye uzivuruguta mu mabi yose ariko amaherezo uzazahuka muri iyo saa genda iyo mitwe y'abanyamasengesho ntiyamfata wabonaga dusenga ntahari ukagira ngo waramfatishije gatashya ntawafatira njyewe nari naraje mu idini ryanyu ari wowe nkurikiyeyo urumva
ntunyitiranya na bene wanyu ngewe urabizi nta dini ngira nta n'iryo nzajya nzarinda apfa nta n'idini ngize. gatashya sheri wanjye mukunzi mwiza, ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose, ngewe nzakomeza ngukunde kandi nizeye ko Imana izakubatura. Isezerano ry'Imana riratinda ariko ntirihera. ngo ngiki umva usana Karame, ndabona wowe wanze kunyumva, none reka ariko nkubwize ukuri maze uve muri uko kuvangirwa kwawe bita ngo ni ukwerekwa. urahoze ngo urasenga ngo uvugana n'Imana kandi ahubwo wararacanganye ikibuga bururi n'akagoryi. njye Imana turavugana. niba muvugana se ko itakubwiye ibyo ndi gupanga wa gacucu? kuki utabikubwiye? niba muvugana se ko itakubwiye ko nenda kubana n'undi mukobwa w'umukire sha ufite ibiceri nakwinote sha mukobwa ugenda mu modoka nziza we, reka ugenda utera kashe mu muhanda, umukobwa ufite amazu, umukobwa w'umukire, umukobwa w'umukire. bibaye ngombwa ko nkubwiza ukuri kumva mbona kunyumva byarakunaniye. ubu twenda kubana we, urumva twenda kubana. ikintu gikomeje kumbangamira no kwa nyimye gatanya, ariko rwose usana Karame mukunzi mwiza, nakubye bino urimo kumbwira rwose. Mbabariye ukama gatanya, mva nyine nkubwire. Mbabariye ukama gatanya nkibonera ayo mahirwe yo gukira navunitse. oya gata oya mungoze njyewe niba ariyo gahunda ufite noneho ntibyanashoboka. nubwo haba iki, nubwo byagenda bite. umva nkubwire, urumva ngaho mbwira. va mu mandazi. ngewe gatashya kuva kera, kuva mu bwana bwanjye nagize inzozi zo kuzashaka umugore w'umukire w'umuherwe akazangiza kuko nge ndibogari. rero wimbangamira. yagata nyine umva rwose umugore Imana yakugeneye uzagukiza nta wundi ni njyewe. ni njyewe n'ukuri rwose nitubana tugafatanya tugashyira hamwe nta kizatuma tudakira. genda we nakwibeshyeho, tuzakira pe. ungiriye neza wamagatanya ngacu kwanjye naho gacu kwawe. mva nanakubwize n'ukundi kurahubwo uraramuka ukomeje kwinangira ukanga ko dutandukana nzakwica. nzakwica cyangwa nkwicishe mu ibanga rikomeye, nishakire umugore w'inzozi zanjye. ko cyari kubabazwa n'iterambere ryanjye wanjije. reka buriya nuko wigira akaguryo ukanga kunyumva. ninkira rwose nzafasha umwana tuzabyarana biho neza, kuri afite n'iterambere rikomeye cyane, kuri afite n'icyerekezo gikomeye cyane. nzakiza umwana tuzabyarana rwose. oya gezaho kuko gezaho gatashya we. ariko Mana kanakumira gusa mbonye kumira ariko rwose gata ibyo bihabanye n'umugambi Imana idufiteho. nubwo haba ikintu uko byagenda bite ntituzatandukana. umva nkubwire usana, umva nkubwire ungeza aha ndumva renda no kukuruka. oya nukuri aho bigeze ngiye kukwica n'ibiganza byawe. ubundi icara yimurika kamurika ndashaka kumva. mbona kumva kwawe ibyo bintu byakubyara simbyitaye, nushaka zayikuza n'ifurusheti ndakwisi ijoro ngo tware mu mufuka mujugunye muri Nyabarongo azagira ngo wiyahuye. ntabwo uzakumbaza akagoryi kamukere wivisha niho ubyiteye. ariko njyewe gatashya mwene se ntashya siyuna. ayiwe urandumye wa maherwe, urandumye wanjije urajya wirukiye hanze uheresha ntugaruke muri iyi nzu. umushenzi ko aramuyeho inyama we. reka ngukingirane sha, ngukingirane nako ntibyarangirira. reka nkwiruke ngo uhe bene wanyu. garukiraho sha, garukiraho.
kumana y'isi n'ijoro yaranyishe we yaranyishe icaraho kuri iyo kazi ya fanta Kaduga nicaye ayiwe banza ukinga atatwinjira ntakize rwose mabuje rwose tuzi mbwire witonze ninde uri guhunga ni iki cyari kikwishe hari abajura se bari kukwirukanka ko mbonye uri guturuka muri kariya kayira kava iwawe uri kwirukanka cyane uhita ufunga butiki n'ubwoba bwinshi cyane bimeze bite bihagaze bite mbwira ariko ubundi wowe kuki unkurikiye wice baguza ntacu urabahumura nafunze yari ujye kwikorera ngwiki mabuje buriya nari ntashe iyo nabonye gukuverisa umugabo wawe gatasha nanjye nkibonera nk'ibihumbi nk'icumi nzi neza ko nta kibazo mfite ndaruhukaga rwose nkakinga nkitahira none se ahubwo mbwira bikugendekeye bite ufite ikihe kibazo uhuye n'abajura si kutari kuvuga ariko mbwira nyine mva icara nkubwire Kaduga ntanica twese aho bigeze ngiye gusara neza umutima wanjye ndumva ugiye guturika we aho bigeze nkeneye umuntu ntega amatwi nkamubwira ibyanjye oya mbwira ngo uteze amatwi kandi ndi kukumva neza rwose Kaduga gatashye yanyishura ibintu uyu mugoroba ngo yaranyivuganye neza yaranyishe ngo yarakwishe mwana we ntuzi wari uri kwirukanka kuri iyi rugunga gatasha none ntamuhunga koko ariko se gatasha koko umugabo twese twubahaga ni gute yatinyuka guhohotera umugore we kuri runo rwego koko n'ukuntu witondaga cyane koko we Kaduga byihorera shawe iby'urugo ntabyo uracyarengarago ndarushye bitavugwa we imiruho yise ngeze habe ndumva inimba umutima we ndumva umutima we ndagusandara we uya gwisandara ahubwo atura umbwire ngo uteze amatwi ubuse mbiherahera mva nkubwire gatashyiraniye neza mana nubwo wampaye isezerano ngo gatashye uzamuhindura ariko waratinze pe ndumva ngiye kumanika amaboko ngo ugiye kumanika amaboko gutsindwa pe ndatsinzwe neza nuko nguko uteye byihoreresha ingo z'abantu ziba zihishe byinshi gatashya twamaze kubana nta mezi angahe arashira atangira kwigira nabi ibyo ndabibona ndashikama ndasenga nkomeza mbibamo uko pe bikumvikana none se ahubwo ago masengesho gawe hari ico gatanze agitanga wapisha ahubwo wagira ngo amadayimoni yose yahise ahagurukira rimwe arandwanya core mana kwigira nabi kwe ntacyo byari bintwaye ahubwo ibyananije muri iyi minsi nko kuva mu kwezi gushize rwose ni indwara yarwaye yitwa gatanya kuki ngo yarwaye indwara yitwa gatanya sha nta yindi ndirimbo yirirwa ndirimbira ubu ni gatanya ngaho buri munsi ngo ashaka gatanya buri munsi ngo gatanya abana we reka ariko uzi ko mu ngo z'abantu habaga harimo ibintu byinshi koko mva nkubwire gatashya yanyishe rubi gatashya arangerageje gatashya aramombeje mana we ubona ko butike yanjye isigayemo imyunyu n'ibibiriti n'amakarito gusa ndi kubyitegereza cyane kandi imbere yari yuzuye cyane no hejuru pe ahubwo nashaka ndibaza nibaza impamvu ibintu byashizemo naho byose ni gatashya yego gatashya namushatse mukunze ariko anyisha urubozo pe mana we umva gatashya arankubita aransindira nkihangana ansha inyuma reka nkubwire ejo bundi wararanye indaya mu cyumba cyacu Kaduga
narinjiye nkubitwa n'inkuba nsanze rwanyu nkoyo ijoro ryose baraye banyica bakuyemo imyenda bari iwawe mana we ubwo si ibyo bintu bibagaho ihorere mabuje uyaceceka hora rwose akababaro kawe ndi kukumva nguteze amatwi kabisa we n'undi mukobwa mu buriri bwawe nta myenda bambaye nuko reka nceceke ndi imfubyi mu ruho nawuvukiyemo nkukuriramo oya kandi wikwiraga umuruho rero ndawumenyereye oya sinzi n'impamvu ntangiye kwiha rubanda oya ntari ukwiha rubanda buriya ni byiza kugamba ihangane buriya imana izahindura amateka gawe wenda ahubwo niba ari uko nguko ikibazo gihagaze rwose njyewe ndi kumva waje kurega agatasha bakabaha agatanya nk'uko uri kubyifuza nk'uko ari kubishaka nk'uko ari kubishaka ubundi nanjye ngo nari mbohotse ngo mvuge nduhure umutima none se aho kugira ngo mwicane sana narahiye ko nta mwana w'umuntu n'umwe nzatakira ngo mubwire ibyanjye ngaho none si ubwo sinzi ibyari bimfashe ego kumana nabibonye ko ku buzima bwanjye n'inge n'imana yanjye gusa sohoka sohoka utahuka sohoka njye kaduga sohoka wenda unyihanganire sohoka rwose ndahubutse rwose ko kugira inama itariyo kandi wenda oya wikwirirwa wigorora ndabizi yewe nta nama y'umuntu nta nama y'umwana w'umuntu ndamuzi inama ni iy'imana koko haguruka rwose witahire ariko ntariko haguruka utahe yewe nanjye ngiye kurara hano muri botike nsenga ndarara nsenga kandi n'ejo nzajya mu butayu nirirwe nsenga sinzadohoka gatashya atarahinduka gatashya ni uwanjye iteka ryose kuko twasezeranye ku bana karamata umva taha ariko uracyakora icyamba ntacyo nagiye igenda rwose igendere pe reka ngende genda kaje kwatsa moto yanjye nashize hano hanze nitaye yego rwose genda ntacyo nagiye igendere pe ijoro ryiza rwose reka ahubwo nkinge kandi ntuzamvemo ngo hajye ubwira ko njye na gatasha tubanye nabi wagira ngo mwariye intumva ariko abantu mwese bo muri uru rugo iwanjye ubanza barabarangije ni ukuri mana we ugabanya rwose icara ariko mbanze nanakuzimanira ngo iki kuraza kunsura nta no kunsuza indamukanye ni barabarangije barabaroze uraba unzimanira Vesti oya rwose niyiziye ngo nkumvishe neza ko ugomba kurekana n'uriya mugome utakwifuriza ibyiza Vesti na bucura bwanjye ndakumva mama rekana na Mukasine utakwifuriza ibyiza agufitiye ishyari nk'uko nabikubwiye niwe wakuroza uragumirwa urumva hanyuma se niba yarandoze niba yarandoze ko ari byo nakubajije igihe umpamagara kuri telefone we ninde wamuroze mama rego urabiseka none se we ntagumiwe ntitungana nawe ntafite imyaka 35 nk'iyanjye koko aho uranyumvira di ese mwese abo muri uru rugo musubiza ibisubizo bimwe uriya mugome ubanza yarabaroze bimwe mwese pe nta muntu waturoze mama gabanya rwose ayo magambo yo kurugana ahangaha sibyo rego urabishinyika menya ko kubona umugabo muri iyi minsi bitoroshye uranabishinyika rwose ubu byo turimo kuganira n'iki gisekeje ibi byose birasekeje mama nkaho ko ufite amafaranga n'umuryango kutameze nka buriya buhanya bwa Mukasine buvuka mu butindi bwa Nyirabunani urazira iki n'abatari uburozi bwa bariya batindi mama rwose wishinja abaturanyi uburozi amafaranga ntagura byose mama kandi muganga akaba yarabipfumuye akabibona Mukasine yagutwaye ikariso ayishyira ahantu mu rutara arakuzinga byansabye gutanga 200,200 byose kugira ngo bakuzingure nganyumvira nk'ayo mafaranga yose yapfuye ubusa mama yapfuye ubusa Vesti ariko ko naherutse uri umukristo inzira z'abapfumu ryari koko mama mujye mukomeza mwasame ngo muri z'abakristo nagakondo yafasha di intaba zirira ku muziro di ahubwo hano hari n'imiti muganga yampaye kanyirebe maze
ngo imiti imiti cyangwa ariko mana yanjye imiti ya rubanza iki mama izagufasha oya genda abo bapfumu barimo kukurya amafaranga y'ubusa rwose fata imiti yayo wisige iyi miti niyo kugutsirika ku buryo irije byose bishaka kugutwara bizajya bisanga ukagiye akira n'utu dupfunyika do n'aka ngaka reka ibyo ntabwo nabifata uzajya utwisiga uvuga ntabwo nabifata mvuga iki mama iyo miti yo mu bapfumu rwose sinyikeneye pe yisubizeyo ariko kuki utumva Vestine niko ubona utampangayikishije koko rwose fata iyi miti uyisige Vestine uyisiga ugira uti ndatsiritse ndakagiye ntabwo ibyo bintu nabifata bazandoga ubutamikano mbunye ibihuherano byo bizajya bigarukira babiguteje mama rwose ndeka pe ndeka winjyana mu bapfumu rwose ahubwo reka mbikubwire erega ni umuganga oya reka mbikubwire nkumara impungenge nubwo bitari ngombwa sibyo utazasubira no kwirukanka muri abo baganga rwose bagakondo sibyo utunye rwose mbikubwira imburagihe ariko nta kundi ibikize wihangayika pe kuko mfite umuntu dufitanye gahunda kandi yavuba rwose pe ngo wigira impungenge ndumviranye cyangwa ugiye kutuzanira umukwe Vestine cyane rwose mama shyira umutima mu gitereko nta wandoze sibyo vubanga rwose nibigenda nk'uko ndi kubipanga ndabereka umukwe mana yanjye we imana ishimwe ntiwumve ijambo ryiza mwana wa enda mpobera rwose mwana wanjye ngase mpobera gahoro mama ndishimye cyane ariko mpobera gace utangusha oya humura reka nishime mwana wa muganga koko ni umuhanga kaba abagome yarabahangamuye da ngaho akira utu dupfunyika nyine ujye wisiga oya mama nta kintu mfata ariko mana reka ngusubiriremo n'aya magambo oya ayo magambo nayikise kandi ariko Vestine wabaye uti uhora unyumvire ugarura utwo dupfunyika nanone kandi erega ni umuti oya buriya ririya joro nemera nkarara mu cyumba cy'umugore wawe nyuma y'uko adufatanye noneho buriya numvaga ndi mu biki nawe ko nabonye kuko undi faranga da hewe ubanza no mu mwobo w'inzoka uribonyemo warihanduramo ukaripfupfunya ibyo byo ntubeshye ukigira uti ngukubiye kane nahise mvuga ngo nashake none dore n'ubu ndagarutse reka wowe ndakuzi ukunda ifaranga uriya kumuca inyuma ntacyo bimubwiye ubanza naryoherwa no gutora ubusuri nganyumve yewe mfite umugore w'agahwinini gusa ako se nk'ubu ko bavuga ngo kamenyero yenze nyina kandi kubizi ko umuntu ahinduka nk'ubu ko kadusanganya akadusarana agafungira nk'inyuma akadutwikira muri iyi nzu ubwo koko yewe usa na se ndamwiyizeye yewe ibyo ntabyashobora yigirira umutima woroshye ni umuntu uri aho ngaho n'akajibwe niba asonzwe mu yihefu niba ari marayika wiziye ku isi simbeze rwose uriya mugore yaranyobeye cyakora umugore wawe atandukanye n'abandi bagore pe gute se ari njyewe ngasanga umugabo wanjye ahennye mu buriri n'undi mugore nahita inzu nyishumika burya ntimwancika ntabatwikiyemo yewe wowe ndakuzura igisasire ntabwo byarangira gutyo ariko rero reka kariya kagoryi ngafate nabi nkicura umuzo niko kizize rwose uzamuka ubu koko kuma agatanya byamunanije ariko abagore baragwira iwawe ni agahwinini ese we yadira cya gifuka cyawe igeze cya gifuka cyanjye kimuhanga se uva diri imeze neza n'ubwo kirimo iyo birantega ngo nusa na se urumva Vestine amerutse kumusura tugirana n'ibihe byiza reka da mbega ibihe byiza dusezerana ko nanjye azaza kunsura akamenya aho mba vuba buri tugatangira gutegura ubukwe ariko nyine yewe hanyuma se azagusurira nyine kubera gusa na se yanyimye gatanya nanjye ibyo bintu byarancanze pe reba nk'uyu munsi Vestine yiriwe ampamagara ariko nanzi kumwitaba kuko ubu simfite icyo kumubwira pe ariko aka kagore kawe nako ye ese wakibaburiyeho wagakora iki gituma katumva inabi ukagirira yewe nanjye nyoberwa rwose nagira goye gatanya wisangire ikigega wawe wikirire nanjye unkize pe ikigega wanjye nshaka kubi rero ikibazo gifite gikomeye nuko namubeshye ko ndi umusore kandi ashaka ko dukora ubukwe vuba cyane usa na sinanyima gatanya diri zabipfuye pe
ese ubu ugiye kubigenza ute koko? ubu ni ubwa nyuma ngiye kugerageza ukwihangana kwe, nigakomeza gutsimbarara nzakica. ayiwe gusa wamwica agataha? nzakica. he ahubwo si uwo si we? Gatashya we, kingura we, Gatashya we. wiki Kingura. uranyunguza nkandi. ntumukingurire gataha. ayiwe niko gataha nanone uranjye yugaruye yandaya gataha. ibi ni byo bigukwiriye usa na satani we. kuko wanze kumpa agatanya ibi ngibi niryo funguro rigiye kujya ari ifunguro ryawe. ese kurimo kwitatswa wabaye uvuye mu bagabo kuri gucumbagira, uvuye gusambana, mva unturenga aho ngaho urenga uwo muryango. ndavuze ngo sohoka, nakubwiye ngo iki? sinakubwiye ko iki cyumba utagomba kugikandagiramo. ugize ite? sohoka se nyine, sohoka jya hanze. oya jya hanze. gata arakuriwe wimusunika cyane. oya reka mbanze mpangane n'inzererezi ndaje. gata utamuhutaza ariko. ndaje yewe. ndirafashe we, nyingurira reka mfate imyenda n'uhinja rwanjye we n'ibindi byangombwa njye kubyara gata. ibise gatashya we. ibi bise babyara se? ibise ngiye kubyara. niba ari ivarisi yawe irimo imyenda iyawe n'iy'umwana, reka nze mbikuzanire. reka mbikuzanire. waretse nkayifatira gata. ntabyo winjiramo yewe, reka mbikuzanire. uranyumva neza? ibise biraje imbere y'igihe we, ariko ibi ni iki we? tariki muganga yambaye nzabyaye n'abasiyi rwose we. ubwo singufasha kuri indaya. ntabwo ndi indaya we. niko wamaherwe iyo ndubwo urumva ari jye wayiguteye. wayitewe nawe. ninga wayitewe nawe ubyariye mbere y'igihe. mbunda ahubwo ushaka imodoka unitegura umerekeze ujyane kwa muganga. Guki? ngo imodoka? ndi kujyana kwa muganga. ariko imodoka ye ariko waratese uradabagira. mwihorera ajya kuyishakira gata. yego rata. uranyumviriye ndaya? ntabwo ndi indaya mata, ntabwo ndi indaya yawe. rata gata njye no kwa muganga yewe wivugije menshi. ayiwa mwana we, mama wapfiri iki kumperekeje we. ariko uzi kwirya ye niko ngo mawe ngo wapfurire iki ngo kubomereje. umva ibyo nibyo wigereje, ndabona ufite n'imbaraga. uranakomeye ndabibona, wanakwijyana rwose. nshaka ukuntu utuma kuvangaho urimo uranambihiriza. sha nareke gutera imbabazi, nanjye narabyaye kandi njya kubyara nagiye kuri moto madamu. wa shitani we, waretse gutanga. shitani ni wowe. umva mwese mwabagore mwari muceceke, sinshaka induru yanyu. umva usana, fata ivarisi yawe. fata ivarisi yawe ugenda uvangaho. genda uhamagare Kaduga gutware kuri moto. ndabona wa mugana ufite n'imbaraga. agize amahirwe bakugura n'utwenda tw'umwana wonge ntabwo nari mfite. wanagenda n'amaguru kohoka ukavanga. ababyeyi bacu se ko babyariraga mu mirima barimo bahinga ntibabyaraga kandi neza? si ibyo. tumuka. waretse kumbabaza koko. abaza nakubabaje se? wari wababaye? sinakubabaza uyu mwana wacu ngiye kubyara gata. arewe ufite uwa n'agahizo sara arimo nagira sha. nzi ko nimbyara uzahinduka ukankunda. none n'ubu ndabona ntakize. uzakundane n'imbwa. gukunda se ngukunda n'ishoka yose ndakumushima. umva narakubwiye ngo nubwo inka zabika cyangwa se zigatera amagi, zikayatera zikanateteza, inkoko nazo zikabika cyangwa zigakamwa amagi. sinzabana nawe. cyakora unyemere ukama agatanya aho napfa kugukunda. si ibyo se ubundi se akaba akinjira ibiki? reka ngo uhamagarire Kaduga araza gutwara kugeze ku bitaro. namukura aho ngaho niyo usohoka gusange ku irembo. sohoka. tumuka.
nagabanya akavuyo hano. bose rero wagize amahirwe tubyara neza rero wikongera kwanga konsa umwana usa na se rwose ihangane ikindi kandi uri no gusakuza cyane umwana ukamukangura vuga gakeya akira munsi urama umwana munsi nawe urise njyewe ntaho ndisa ariko nje ndikadugara nuko nyine gatasha nyine wadakuzi nje sindikatasha wahe nakubwiye ngo munsi nawe urise munsi nyine ariko si wabaye wamwongeje se si ubundi wibagiwe abagabo batageraga amabere yewe ihorere bebe ihorere inka muki itakanje ndakaragije agasigaye nakabashumba nagatashya inka yabyaye muki itakanje ndakaragije ihorere dise agasigaye ariko usana nakabashumba nagatashya bose wamajije kubyara uracanganye kigwa pe bose ibyo bintu urimo kuvuga ntaho byerekeranye nubwo wabyaye neza ariko ndi kubona wagize ikibazo rwose nta kibazo mfite kuko ndakuruzi ni wowe uri gatashya ariko nje nawe ndi gatashya usana nje ndikadugara harya nje ndikadugara ngahakira mwonsi ariko mwese muri bamwe guteze kandi ukubona nje ntari gatashya ndeba neza nje nawe ndi gatashya usana yitegereze mu maso ese wibagiwe ko ari nje wagutwaye kuri moto gatashya yanze kukujana kwa muganga ndinjije se ariko nawe nyine mubo mfuma uruwaka wakabiri wabimuse wakabiri nje suru kumpora iki kandi nyine wowe icyo muziza natega amatwi cyumve wantwaye kuri moto kandi ngengeye kubyara kubera iki se nyine urumva utaniye he na sobuja gatashya urumva ku rutonde rw'ibivume bitwaye neza nawe bitwaye neza umva urabizi uzi umwanya wegukanye uyu wa kabiri ukanye umwanya wa kabiri kurikirana bose yawe dise gatashya wenyine hari ku mwanya wa mbere tambuka usome baguhembe nyamara ashobora kuba hazemo na malariya akaba ari kugutera ibyo byose nuzi ubwo wambwira ngo iryo vugishwa uri kurikura yewe inka muki itakanje ndakarangije ahasigaye nakande nakagatasha oya wigenda guma aho ngaho ndaje naho ndatinda ndebera aragiye agiye he baho usana ugiye he ariko ndebera ni ukuri kw'imana ataye umwana do arirutse noneho do ariko ndebera yuriye igipangu ni ukuri kw'imana nyamuneka nimufate uwo mubyeyi mumufate mumukomeza cyane yagize ikibazo reka mfate nanjye rwose ubu nje kureba umwana nje guhamagara abaganga nje kumushyikira yemwe mufate ibyo mufate ariko mucunge mana we yewe data we mbega amarira warize Vesti nawe Vesti uzi ko umusego watose wagira ngo wawinitse ndeka mukase ndumva niyanze pe wagira ngo ibyanjye imbwa zabirwaniyemo rwose hora Vesti ihangane pe sheri wanjye ihangane uhore pe ndeka ubu koko gatashya nta n'iminsi ngaho ishize dukundanye ndawe mu buri irengero koko Vesti mu gihe utaramenya icyamubayeho reka gukeka ko yakwanze mbega amarira iri joro ryose pe sinigeze ngoheka na gato rwose mukase
sinigeze ngorekana gato pe. sha ntange nyine ngeze ku iduka ryawe nje kugura imisatsi ngo njye gusuka umukiriya nararanye ndi busuke mu kanya nsanga aracyakinze. nta mbaraga nari mfite zo niko nyine gukora rwose. kuguhamagara ntungurwa no kumva umbwiye ngo warwaye. niko kuza kukureba hano iwawe. none Vesti tisi warwaye akadege. narwaye akadege sha ibyo uvuze niko kuri kandi ndabizi ubu ngubu ugiye kunseka. oya mama sinaguseka nanjye byambaho. none se mbwira Gatashya mumaze igihe kingana iki mutavugana? iminsi 2 yose sha. yonyine? telefone ya Gatashya ntiriho kandi nabuze nawe nabariza amakuru ye. ihangane umbwire. Mukase umusore angize umusozi neza pe. ngiye kwiruka ku musozi nahora amashashi. utuza pe. ubwo wasanga telefone yagize ikibazo cyangwa wenda bakaba bayibye. ntashake n'indi telefone se ngo wasamamagare koko. niba atazi nimero yawe se mu mutwe gute? ubu ngewe ko nzi n'izi zose uko ari 2. Vesti rwose ntabwo ari abantu bose bibangukira gufata nimero z'abantu mu mutwe. ihangane pe. ubwo nyine yaba atankunda kandi warabimbwiye. ihangane umbwiye kuri ya musore ukiri muto w'ibogari kuriya nazamuheza ngiye nyine nanga kukumva. mana we ese ariko rwose ukinyereka ifoto ye nkareba furesheri ahagaze n'ukuntu yateruye afite amatuza noneho ukanambwira ko ari shoferi nahise nkeka ko azakurya amafaranga akigendera pe. oya ariko abandi rwose agiye ubu nta mafaranga yaba ndiye pe. keretse wenda udufaranga duke ntibwiriza nkamwohereza nyine nk'umuguriye ka cyayi ariko abandi rwose nta kindi. ariko rero Vestina aho kugira ngo uriya muhungu aguteshe umutwe watangira kumwikuramo hakiri kare pe. bitazakubera bibi nk'igihe pima cyakwanga. uribuka ko ho wagiye no mu bitaro? ibyo byari byoroshye rwose Mukase kuko Gatashya wanyanze nakwimanika. ibyo byo mu bitaro bireke rwose sinshaka kumubura rwose Gatashya wanjye. yego komana ngo wakwimanika? ntabwo nabyumva rwose. Pimake mwakundanye imyaka 4 yose yarakwanze ntiwimanika ntabwo wigize utekereza no kwiyahura. none Gatashya mu maranya amezi 3 gusa ngo kwanze wakwimanika? ibyo byorohera Mukase byorohera rwose uhora bivuga ntabyo se. Mukase ubuzi ko ntwite. ngo uratwite cyane rwose? inda ya Gatashya? hari undi se n'uwo rwose. yego nyagasani. Gatashya tukibonana bwa mbere nta n'iminsi ingahe yashize twahise dushaka ka hoteli i Kigali tugira uko twigenza sha. hakoze kuki wahise umwirekurira koko? rwose inda nayiteje mbishaka. nayiteje mbishaka rwose pe. kuko Gatashya naramukunze mana Mukase ntabwo wabyumva. kandi rwose agomba kuzambyarira. uriya musore ni bogari mukeneye icyororo kandi nyine tukanabana. yego rati nibyo pe. cyangwa impamvu yaburiwe irengero nuko wamubwiye ko utwite we? reka ko yaba ari imbwa? oya rwose wimurenganya. oya pe nta nubwo azi ko yanteye inda. nabyo uramubwira? reka ntabwo nawe nakabimubwiye rwose ahubwo nyine nawe narapanze ko nzabimubwira turi kumwe turebana amaso ku maso namusuye. none sha twapanze ko nzamusura akajya nderega. mbese ikigaragara ntashaka ko musura iwe rwose Mukase. nicyo kintu umaze kubona. umva nkubwire. ndakumva. niba atangiye kukurerega uyu musore ndumva afite ibintu byinshi arimo guhisha adashaka kugaragaza. mwese kandi nawe bitangira kunkura umutima. gatangiye rwose uranyishyura ayo magambo yawe ntabwo nkeneye kuyumva. umugore wawe yagiye kubyara nsigara ngufashe neza none ngo nta mafaranga ufite Gata. rwose uzamukunda nyine. umva ndakwiyamye ubundi wowe tuzajya duhuzwa na mpangohe gusa nk'ibintu nguha amafaranga wagiye dushyiramo n'urukundo kubizi ko nta rukundo mu mafaranga.
mva rwose ibibazo nahuye nabyo narabigusobanuriye. hanyuma se urumva nababone ko ubizi neza ko aricyo kintunze. ubu umwana wanjye arabona amata gute? mama n'abavandimwe banjye mu rugo bararya. ihangana ariko rwose nihangana uri na sheri wanjye nukuri pe. ahantu hose nari nizeye amafaranga ahifunze nta kundi nabigenza. hanyuma njye urumva ndi bubigenze nte? na butike usana sinakuragamo amafaranga yarahombye asigayemo inzembe n'amakarito. Kaduga arumvira isa buri munsi nawe yambwiye ngo yakoreye ntayama ko ari kuyakoresha yita kuri usana se mu bitaro. ibyo ntibindeba. amafaranga uragira ngo nyakure niko nyibageho wagiye ugira ni muwe koko. ariko nakubwiye ngo tinyuka wishyiremo akanyabugabo uhamagare cya gikobwa uri mutereta kimuhanga ugikure kiguha amafaranga manu nyishyure. sinakubwiye ko dufitanye ibibazo bikomeye rwose. amaze iminsi anyotse igitutu ngo arashaka kunsura kandi pe nta hantu mfite ansurira. na nimero zose namuhaye nazikuye muri telefone. ubu ndimo gukoresha nimero 5. mva njye reka nkubwire gataha ibyo bintu ntabwo bindeba. njye rwose sinzi ndumva uri no kuntera umujinya. ariko wigira ikibazo sheri wanjye rwose kubizi ko nta bibazo dusanzwe tugirana. reka nongere mpamagare Kadugara mubwira agiye gukora ubundi nyine nongere nkore ku ifaranga. ubundi ni gute yifasha akaguma ku mugore wanjye kugeza abyaye kandi nari namubwiye ngo amugeze ku bitaro gusa. ariko ubundi uzamuko ubundi kiriya gishenzi nta kintu gipanga n'uriya mugorera. wasanga ari nawe se w'umwana uri aho ngaho gusa. erega se w'umwana amenywa na nyine. aho byaba nabi Imana we. umva usana sinaza n'umwana utari inzobe nkanjye araba gatoye. nakunda bambonye igihamya cyagatanya kuko araba yaranciye inyuma. reka mpamagara uriya mushenzi ariko ubundi muhamagare rwose ajye gukorera amafaranga ubundi nyishyure. kiramfata se cyose no kurutana nyitaba. ariko bana yanjye uranyitabye. umva sha ni kwa nyana y'imbwa nyeshwa urawenye ku mugore wanjye nagusabye kujya kumurwaza wowe. taho ujya gushaka amafaranga unyishyure cyangwa unzanire moto nyehera undi mumotari abakeneye akazi ni benshi. umva bose nako gatasha we nako gatanya we. urunyumvire warangije kuvuga se ngo nanjye nkubwire ukuri kwanjye. ngo iki unyubahutse ute wa mushenzi we. ahubwo urakoze kumpamagara nari nakubuze kuri telefone zawe zose ntaho ziri gucamo. kuki? kuko uri umugabo nyabaki udaherekezaga umugore wagiye kubyara. ibyo birakureba se wanturiwe. yabyaye se ubundi yabyaye ra ko ruceceka ntirunsubize se yabyaye. icyo kuvuga byandenze. ngo byakurenze. usana se yabyaye iki? yamaze kubyara biki? yewe umva aho ntiyapfuye mbwira yapfuye. ceceka yunda cyamubaza. ceceka ndacyamubaza. niko ashaka Duga sobanurira neza ngo yapfuye. ariko nyagasani ninde wakubwiye ko yapfuye? mbwira niba yapfuye yewe. nibyo wari ushaka se niyo mpamvu washatse n'inda izamusimbura. ugize uti iki wanyana y'imbwa. ariko ubundi Kaduga ni gute utinyuka kunyubaha kandi boss wawe sha? ni gute? yewe rumiwe umuntu umugabo koko se baho ngaho. ibyo nta ari byo biri kwihutirwa ngo tubibazanye cyane ahubwo banguka ku bitaro ureba umwana wawe. wiki? kuko ubu tuvuga n'usana se we yaburiwe irengero. ngo yaburiwe iki? ntumbwire ko iyo nda yantereye umwana. umva se wimvugisha menshi ngwino hano ku bitaro. wishyure ibitaro nafata umwana wawe umujane. ariko se kutansobanurira neza manage we tudorana nankubye se mu by'ukuri ambwiye iki? ibyo numvaga muvugana n'ibyo cyangwa numviranye. ntumbwire ko umugore wawe yapfuye. igiti watereraga ishaka umuyaga waba ukigusheje wigaramiye. ariko se nsigiye umwana ko cyaba bigiye kunshangara. ariko sinzi ntabwo ndimo kubyumva neza. ako se nibyo kuko akubwiye ko yapfuye. ariko se wowe ntiwabyumvaga? so nabonaga wowe wabangaritse amatwi yawe ku gutwi kwanjye wumva ibyo ndi kuvugana nawe kuri telefone. se ko ufite umushiya.
kanigire mu rugo nzagaruka nje kukwishyuza amafaranga yanjye. none se kugiye uzamuko garuka tujyane kuzana umwana erega ni nkaho uri nyina. Indi guherekeza wowe umwana se ko ari wawe n'uwanjye. Muri bisi zitwara abagenzi haba handitse ngo buri wese acunga umuzigo we di. cyagucutika n'indaya nabyo. Muri iki gice cya mbere cy'umukino akayongoyongo kayongobezi wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Gatashya mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Usana se mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Vestina mwakiniwe na Yasubiza mu cyo Ernestine, Wanyirigira mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Mukasine mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Uzamukunda mwakiniwe na Munyana Narisa, Sebigori mwakiniwe na Manizabayo Prosperi, Marita mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho uwabakiniye Kadugara ni Nsabimana Eric. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.